Amen. Yesu nashimwe. Imana ishimwe. Buri muntu wese ukurikiranye iki kiganiro, buri muntu wese ukurikiranye ijambo ry'Imana yumve ko intego y'iri jambo ari ugukura abantu mu byaha. Yumve ko intego y'iri jambo ari ukurinda ubuhamya. Mw'iyi minsi ubuhamya hanyuma mu bakristo baye buke, kandi ariko uko biri kose nubwo baye buke ariko birakwiye ko aho buri muntu wese ari, aho muvuga butumwa ari, hanyuma habaye abonye okaziyo akabona amahirwe yo kuvugira ijambo ry'Imana. Turagushimiye, tugushimiye ko uri umugabo ukomeye, tugushimiye kuri Imana ihambaye, tugushimiye kuri Imana ifite byose mu kuboko kwawe, tugushimiye ko uri Imana itagitererana intore zawe zigutakira ku manywa na nijoro. Imana ishimwe. Tugushimiye kuri Imana igikurikirana ijambo wavuze, ugakurikirana n'uwo waribwiye. Umuntu ashobora kugusezeranya agategereza igihe azasoreza icyo yavuze, ariko ibihiga wa muntu bikamuhiga bikanamutwara akagenda atamusohoreje icyo yamubwiye. Ariko uri Imana igikurikirana n'uwo wabwiye isezerano, ukamurinda ukamukomeza. Imana ishimwe kugira ngo uzasohoze icyo wavuze, ariko n'uwo wakibwiye nawe akiri muzima, akiri mu buntu bwawe. Turagushimiye. Umuryango wo kuri Fisi na Karine dutangiye tuvuga ngo turi abakristo. Imana ishimwe. Kuba turi abakristo ni ubuntu twagiriwe nawe, twarakwizeye, waraduhamagaye turitaba, urangije uradufata uradukomeza. Hari benshi bavuye mu buzima, hari benshi bavuye mu byizerwa, ariko twebwe turacyarimo. Turashima izina ryawe, icyubahiro kibi cyawe. Dutangiye tugusaba kugira ngo uze wongere uterane natwe. Ushize twaragusabye ngo twongera kugaruka turi amahoro, tuzagushimira. Wabikoze, tugarutse tuvuga ijambo ryawe. Dusengeye buri muntu wese udukurikiranye kugira ngo Umwuka Wera abe ku buzima bwe, kugira ngo akingukire kumva ijambo ryawe n'icyo umushakaho, kugira ngo akingukire kumva imbaraga zawe mu buzima bwe. Reka agire ikintu gihinduka mu buzima bwe, akitwumva, acyumva wowe uri kunyura muri twebwe. Mu izina rya Yesu tugushimiye kubyumvise kandi kubikoze mu izina rya Yesu. Amen. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Amen. Ndumva mfashijwe. Dushima Imana ko turi abakristo. Ntabwo ari imbaraga zacu, ntabwo ari ubushake bwacu, ahubwo ni igikurikirana y'Imana. Yabanye natwe iradukurikirana. Hari umuririmbyi yavuze ngo nari mwisa yo ibyaha, aramfata aransayura, nari mu mwijima ukomeye. Haleluya. None aramurikira. Haleluya. Amen. Imana ishimwe. Twari muri yasayo. Haleluya. Nari nkuvuze utarivuga, ariko uribuka nawe Isayo wari urimo, aho twari turi, ndetse naho twari kuba turi uyu munsi. Aka kanya hari abapapa mungana bari kurara mu kabari, barimo bararara mu byaha, bari mu bugizi bwa nabi, bari mu byaha bitandukanye. Ariko twebwe Imana twari muri yasaje, irangije idukuzayo amaboko akomeye, iduhindura abakristo, iduhindura abiwe. Kuko abakristo ni ijambo, ni abantu ba Kristo, bakaba ba Kristo, bakava mu isayo y'ibyaha, bakava mu kuyoborwa na kamere y'umubiri, ahubwo bagahinduka ba Kristo. Natwe Mana ishimwe, none dutangiye twumva dushima Imana ko turi abakristo kandi bo mu mutima. Tunifuriza abantu bose bo kuri Fisi na Karine, Imana iduhe kuba abakristo bukuri, kuko nicyo dukwiriye kuba cyo. Aka kanya hari abantu batakiri mu buzima, ndetse natwe turi hano Imana iracyakomeje gucyura. So rero turifuza ko twazarangiza urugendo turi abakristo. Haleluya. Turifuza ko twazasoza urugendo dukijijwe. Turifuza ko abapapa bo muri iki gihe, nubwo abantu bavuga ngo isi yarahindutse, ngo nta muntu ugikijijwe, ariko nibura muri bya 7,000 bitapfukamiye Bayali, natwe bitarapfukamira Bayali, natwe tube turimo. Imana ihabwe icyubahiro. N'uwari warapfukamiye Bayali
ahaguruke kubwo kumva ijambo ry'Imana. Imana ishimwe ahaguruke atumbere ku musaraba kuko niho iby'ubugingo bikomoka. Ijambo rirahindura. Imana ihabwa Ijambo icyubahiro. ni isoko. Imana ishimwe. Ijambo ni umutsima utera imbaraga. Haleluya. Ijambo rikura umuntu mu byaha. Imana ishimwe. Ijambo ribeshaho umuntu. Imana ishimwe. Bivuze ngo ubu butumwa bwiza turimo gutambutsa si ku bwacu, ahubwo ni ku bw'icyubahiro cy'Imana. Yego. Buri muntu wese wumvira ijambo ry'Imana rero ntirice mu gutwi ngo rihingukire mu kundi gutwi, ahubwo yumva ijambo ry'Imana, namara kuryumva akora iby'ijambo rimusaba. Niko guhinduka, niko kuba turi abakristo, niko kuba turi ubwoko bw'Imana, niko kuba twaracungujwe amaraso y'igiciro. Bivuze ngo ijambo ry'Imana rihindura ibyanze guhinduka. Ijambo ry'Imana ribeshaho. Ijambo ry'Imana ritanga ubuzima. Ijambo ry'Imana ritanga icyerekezo. Ijambo ry'Imana rirubaka. Ijambo ry'Imana rikora imirimo n'ibitangaza. Bivuze ngo ijambo ry'Imana rituma uwari mu isayo y'ibyaha azinukwa icyaha n'igisa nacyo kubwo kumva ubutumwa bwiza. Rero twe turimo kuvuga ubutumwa bwiza bwa Kristo, kuko ubutumwa bwiza bushushanya Imana n'Umwana n'Umwuka Wera. Ubutumwa bupfuye bushushanya Satani. Rero 2025 turimo kuvuga ubutumwa bwiza bwa Kristo, kuko Yesu niwe wadupfiriye ku musaraba. Natwe aka kanya turimo kubwiriza ubutumwa bwiza, turimo kubwiriza ubutumwa, turimo kubwiriza ubutumwa mu ijambo ry'Imana, turimo kubwiriza ubutumwa buri mu icyubahiro cy'Imana, turimo kubwira abantu ngo nibaze kwa Yesu. Yesu araruhura. Yesu akora imirimo n'ibitangaza. Bivuze ngo n'aka kanya Yesu tumutumiye hanyuma mu iki kiganiro kugira ngo abane natwe, kugira ngo izina rye rihabwe icyubahiro. Haleluya. Ijambo ry'Imana ryakoze ibikomeye. Ijambo ry'Imana wavugaga, waganirizaga abantu. Ijambo ry'Imana ryigize ryambutsa Abisiraheli. Ribambutse inyanja itukura. Ubwo umunsi umwe Farawo hanyuma yarabageze hafi, cyangwa se azi ko ari bubatsindiraho, ariko ngo nuko ngo kubwo icyo Imana yavuganye n'ubwoko bwa, kubw'ijambo Imana yabavuzeho, hanyuma ngo igihe kigeze, hanyuma ngo Farawo arahaguruka. Yarazi neza ko ari bubatsinde hariya kuriya mu gihe cyakwiriya nyanja, ariko Imana ubwayo yari yavuze ko iri buhakore ikintu gikomeye kubw'ijambo ry'Imana. Shatse kuvuga ngo Imana ntirinda umuntu, ahubwo Imana irinda ikiri mu muntu, irinda icyo yamuvuzemo, kugira ngo hanyuma izagisoze, kugira ngo izina ry'Iteka rihabwe icyubahiro. Haleluya. Imana ishimwe. Amen. Nanjye ndumva mfashijwe. Amina. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Imana ishimwe. Iryo jambo nanjye maze iminsi ndyumva, nkumva ndahembutse ngo Abisirayeli Imana yabakuje amabaka akomeye muri Egiputa. Imana ishimwe. Noneho ngo abakonikoni ngo bumvaga ko bafite ubutwari. Ngo noneho ngo Mose ngo yashyize hasi inkoni, ngo babona ni ibintu bisanzwe, ngo baravuga ngo ibi natwe turabikora. Ngo nabo ngo bashyira hasi. Ariko ikindi bariya bakonikoni nubwo bari benshi, nubwo bashikaga muri 400, nubwo ziriya nzoka zari nyinshi ku nzoka y'umugaragu w'Imana. Haleluya. Mose Imana yari ihaye ubutumwa. Bivuze ngo ziriya nzoka nta ngingo zari zifite igira gute izirengera, ahubwo iriya nzoka ya Mose mwakiriya kibaya, mwakiriya kibuga, yo yari ifite ingingo igize gute iyirengera. Natwe rero ku bw'aka kanya, ku bw'isaha, dufite ingingo iturengera kubwo kuvuga ijambo ry'Imana. Haleluya. Imana ishimwe. Haleluya. Imana ishimwe. Ndumva dutangiriye mu mwuka mwiza. Nawe ureba iki kiganiro, abantu tugwa kuri YouTube turi kureba ibintu bidafite umumaro, tureba ibintu bitusubiza inyuma, tureba ibintu byo guseka n'ibitujyana inyuma mu Satani ari gukoresha, ariko wowe ugize amahirwe yo gufungura ahangaha n'imbaraga z'Imana zibikoze, turakwinginze kugira ngo ntugende. Wumva icyo Uwiteka ari kubwira umutima wawe aka kanya. Shatse kuvuga ngo buri muntu wese kubwo kumva ijambo ry'Imana, cyangwa se kubwira iteraniro, no kubw'aka kanya kubw'ijambo ry'Imana, buri muntu wese aho ari hirya no hino, yaba ari mu gihugu, yaba ari ku yindi migabane, bivuze ngo yumve icyo Mwuka, atega amatwi yumve icyo Mwuka abwira iki amatorero. Yesu nashimwe. Kuko umuntu wumva ijambo ry'Imana agakora ibyo rimusaba, mwene uwo muntu aba ari icyubahiro cy'Imana. Umuntu wumva ijambo ry'Imana agakora icyo ijambo hanyuma rigize gute rimubwiye,
uwo muntu ntago icyo cyubahiro aba ari icye, si n'icy'imiryango, si n'icy'itorero, ahubwo aba ari icyubahiro cy'Imana. bivuze ngo abantu bafite ikibazo mw'iyi minsi, abantu bafite ibintu byinshi muri bo, ariko n'ubundi turaza kugana ku ijambo ry'Imana, turaza kugana ku ijambo ry'Imana rivuga ngo kw'iryo jambo nyine ry'Imana, abantu bafite ibintu byinshi muri bo, abantu bafite kuntu bahamagawe, abantu bafite kuba nyine hari ukuntu bakuze mu kirere cy'umwuka, ariko mu buryo bwo kurinda ibiri muri bo, hanyuma nta bwenge buhari, nta rufatiro ruhari, ahubwo kubw'ijambo ry'Imana ubundi turi buze kuganira. N'ubundi turaza kuganira ku ijambo rivuga ngo kurinda ubuhamya, ku muvugabutumwa, ku muhanuzi, ku mushumba, ku banyetorero, ku baririmbyi. Iyo umuntu yarinze ubuhamya, bivuze ngo aba arinze ikoraniro ry'ibintu byose biri muri we, kugira ngo izina ry'Uwiteka rigire gute, rihabwe icyubahiro. Bivuze ngo mu bintu byose bishoboka, turashaka guhamagara ijuru 2025 hakaboneka impinduka. Nubwo insengero zifunzwe hirya no hino, ariko mwuka w'Imana mu bantu b'Imana, ntabwo uwo mwuka ufunzwe, ntabwo umuyoboro w'Imana ufunzwe, ntabwo icyubahiro cy'Imana gifunzwe, ahubwo bivuze ngo Imana yereho mu gihugu cyo mu ijuru irashaka abantu bayo, hanyuma barwana n'ishyaka, hanyuma ibahamagare bakorana umurimo wa nyawo, atari ukuvuga ku munwa nka rya jambo rivuga ngo abantu banshimisha iminwa yabo, ariko hanyuma nkagira gute, imitima yabo ikagira ikamba kure. Imana iturinde rero kuyishimisha iminwa cyo kuyivuga ku munwa, ahubwo gahunda ni ukuyivuga bivuye mu ndima z'iki z'umutima. Amen. Yesu nashimwe. Buri muntu wese ukurikiranye iki kiganiro, buri muntu wese ukurikiranye ijambo ry'Imana, yumve ko intego y'iri jambo ari ugukura abantu mu byaha. Yumve ko intego y'iri jambo ari ukurinda ubuhamya. Mw'iyi minsi ubuhamya hanyuma mu bakristo baye buke, kandi ariko uko biri kose nubwo baye buke, ariko birakwiye ko aho buri muntu wese ari, aho muvuga butumwa ari, hanyuma habaye abonye okaziyo, akabona amahirwe yo kuvugira ijambo ry'Imana, hanyuma hano ku mbuga nkoranyambaga, birakwiye ko ari ukujyaho, ari uguhesha Imana icubahiro, atari inyungu z'umuvugabutumwa, atari inyungu z'umuhanuzi, ahubwo ari inyungu z'Imana, ari icubahiro cy'Imana, kugira ngo izina ry'Imana rigiye gute, rihabwe icubahiro. Sibyo muntu w'Imana? Nibyo, ibyo ngibyo ndabihamya. Haleluya. Kandi dufite impamvu z'ibifatika zo kuvuga imirimo y'Imana. Dufite impamvu zifatika zo kubwira abantu ngo baze kuri Kristo. Dufite impamvu zo kubwira abantu ngo baze mu Mana, kuko niho hari ubuzima. Abantu bibwira ko mu byaha ariho hari umunezero, bibwira ko ariho hari ibyishimo, ariko kwa Yesu, haleluya, ngo kwa Yesu dufite ubutware, dufite ubushobozi, iyo twizeye amagambo ye nk'uko yayatubwiye, cyo dukomeze tujye imbere, dutsinde ibigeragezo, turwane intambara twizeye, turinganire byose, cyo dukomeze tujye imbere, dutsinde ibigeragezo, turwane intambara twizeye, twihanganire byose. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Twatangiye gutya niko umwuka yatuyoboye, ariko nge muranzi ni Karine umudasate, umugore wa Fisi, hanyuma twazanye n'umukozi w'Imana uri kumvira Imana cyane, ndetse wanayumviye ukinakomeje. Reka namwe mwibwira abantu badukurikiye. Murakoze. Haleluya. Amazina yanjye ni Muramira Innocent, hanyuma ndi umugabo ndubatse, mfite umugore umwe n'abana 3, ntuyikabuye nsengera Igihogwe. Hanyuma kubw'uyu munsi no kubwo kumva ijambo ry'Imana n'abantu badukurikiranye, Imana ibuza abantu kandi bafite, Imana ibuza abantu bafite
ariko ku bw'aka kanya ndumva abankurikiranye hirya no hino, abavugabutumwa bagenzi banjye, abanyamuhamagaro bose, ab'Imana yagiriye neza ikabaha ku mwuka wayo, birakwiye ko yuko twahindura imikorere hanyuma tukabwiriza ubutumwa bwiza. Hanyuma murakoze rero, Imana ibaha umugisha kubwo kutwakira. Amen. Imana ishimwe. Twaje rero, twatangiye tugiye kuvuga Imana, tugiye kuvugira Imana, kuko arongera yavuze ngo nta kindi twaremewe guhimbaza Imana. Mu guhimbaza Imana harimo kuyivugira, harimo gukiranuka, gukora ibyo ishaka, kumvira iki dushakaho, kugendera mu nzira zayo, gutsinda cyangwa tukanyura aho abandi batari kunyura cyangwa aho abandi bari kubyica, twebwe tugakomeza inzira, tugakomeza urugendo rujya mu ijuru tuyobowe n'umwuka wera w'Imana. Reka utubwire intego y'ijambo tugiye kuvugaho, tubundi tuhite tunakomeza. Intego y'ijambo tugiye kuvugaho, intego y'ijambo no kurinda ubuhamya. Intego y'ijambo no kurinda ubuhamya, kuko uyu muntu arinze ubuhamya cyangwa se umuntu akarinda ibiri muri we, umuntu akarinda ibiri muri we, hanyuma ibyo afite byose biba bifite inkomoko cyangwa se isoko nziza. Murakoze. Mwabyumvise rero, tugiye kuvuga ku ijambo ry'Imana, kuba umukristo urinda ubuhamya, uhindurwa nabyo, ugendana n'Imana, yaba ku manywa, yaba nijoro, yaba mu makuba, yaba mu byago, yaba mu ntambara, yaba mu makuba, ukagendana n'Imana, ugakorana n'Imana, ukumvira Imana. Abantu benshi bageze mu bihe bigoye, bacika intege. Abantu benshi babuze ubutunzi, babuze amafaranga, bagiye mu byaha, baretse Imana, bari gushaka indamu gusa, bari gushaka kuvuga ibiryoheye amatwi y'abantu, nyamara Imana iri kubura itorero ryayo, Imana irimo irabura abantu bayo. Imana ihabwa icyubahiro, Imana ishimwe. Ariko twebwe tuje kuvuga ngo garukira aho ngaho, garukira, ugaruke ku Mana, kubera ko Kristo wenyine niwe rutare, niwe twubakaho, ngo izindi nzu zose ziba zubatse ku musenyi. Ngo kandi nimba uri gusubizwa inyuma n'ibyo uri gucamo, ngo imvura yaraguye, ngo imivu iratemba byikubita kuri ya nzu yubatse ku musenyi, ngo amazi arayitwara, ariko ngo abubatse ku rutare. Yego. Haleluya. Byaraguye byikubita. Yego. Ariko yego, inzu bikomeza gukomera. Haleluya. Kuri ako kantu ndumva kamfashije. Ubundi urutare ni Kristo. Yego. Hanyuma abubatse ku mucanga n'abantu batizeye Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwabo. Murabona ibintu birimo kuba hirya no hino, mubona ibintu birimo kuba iyo mu bihugu bikomeye, ariko umuntu wubatse kuri Kristo, naho imvura yagwa ari nyinshi, naho intambara zaza ari nyinshi, naho uburwayi bwaza ari bwinshi, naho amakuba n'ibyago byaza ari byinshi, ariko ukagomeza ukikomeza kuri Kristo, igihe kiragera ibintu bikemera. Ndi gutangariza buri muntu wese ko akwiye kubaka kuri Kristo, kuko nta handi hantu hari ubuhungiro. Kristo wenyine niwe buhungiro. Umubyeyi wawe ntiyakubera ubuhungiro, amafaranga menshi ntiyakubera ubuhungiro, ndetse inzu igeretse 7 ntiyakubera ubuhungiro, ariko Kristo wenyine mu gihe cy'amakuba, mu gihe cy'ibyago, mu gihe cy'intambara, inshuti ntazihari, miryango ntayihari, Kristo araza akabana nawe akakubwira ngo humura, ariko kuko nawe uba waramwikomejeho. Ndikubwira buri muntu wese hirya no hino, inshuti zanjye, buri muntu wese ko akwiye kwikomeza kuri Kristo. Nta yindi nshuti, nta wundi mugabane, nta wundi muryango wabasha kugukomeza, wabasha kubana nawe usibye Kristo wenyine. Yesu nashimwe. Haleluya. Turashimira Imana ko Imana yagomeje kubana natwe kandi ikagendana natwe. Mwumvishe ko titire y'ijambo cyangwa umutwe w'amagambo, ijambo ririmo kuvuga ngo buri muntu wese, ku matitire, mu muhamagaro wa buri muntu wese agomba kuba akwiye kurinda ubuhamya kugira ngo izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Umuntu utarinze ubuhamya, icyubahiro cy'Imana kiratakara.
umuntu warinze ubuhamya icyubahiro cy'Imana, hanyuma kiba kiri mu buryo, abari mu buryo bwo kugikavaringa cyangwa bwo kukirinda. Birakwiye ko tuvuga Imana mu bantu yahamagaye, tukavuga Imana bya nyabyo, tukavuga Imana hatarimo indamu, tukavuga Imana hatarimo icyubahiro cyacu, ahubwo tukavuga Imana harimo icyubahiro cy'Imana, tuvuga ngo Mana waraturinze, tuvuga ngo Mana waraduhamagaye, tuvuga ngo Mana waraturengeye. Hari abantu bibagirwa ineza y'Imana, hanyuma barangiza bakwigira hejuru, bamaze kuba abo bari bo, bamaze kugira ibyubahiro bitandukanye, hanyuma bakajya kubeshera Imana bakavuga ibyo itavuze. Ariko yewe muntu urimo kubeshera Imana, iyi Mana yerewe mu gihugu cyo mu ijuru, ivuga bikaba yategeka bigakomera, iyi Mana uyibeshera ihari, iyi Mana ukayikorera ihari. Icyo nimo kukubwira ngo garukiraho, hanyuma ushakashaka ibyo umwami wagize gute ashaka cyangwa se ashima, kuko Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru irahambaye. Yaravuze ngo nimutayikorera ibiti n'amabuye bizayikorera. Birakwiye ko rero uko biri kose nta muntu kamara, ahubwo umuntu wese ushaka gukorera Imana nakora ibyo ijambo rimusaba kugira ngo izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Ese wari uzi ko hari akandi kantu kabaye? Hari abantu bakizwa uko babyumva, hari abantu bakizwa uko babishaka, ariko Imana irashaka ko dukizwa uko yo ibishaka. Ntabwo twebwe dukwiye gukizwa uko tubishaka, ahubwo Imana irimo guhamagara abantu bagomba kuza bagakizwa uko Imana igize gute ibishaka. Bitavuze ngo buri muntu wese rero ntabwo ashaka gukizwa uko abishaka, kuko buri muntu wese ashobora kwiremera ubutumwa butarimo icyubahiro cy'Imana. Hari abantu babwiriza ubutumwa bwiza bakumvika abantu kugira ngo babashime cyangwa babakunde, ariko birakwiye ko tubwiriza ubutumwa bwiza, birakwiye ko tubwiriza ubutumwa bukura abantu mu byaha, izina ry'Uwiteka rigahabwa icyubahiro. Yesu nashimwe. Nk'iri jambo riri mu Migani ibice bya 25 ku murongo waho, hanyuma wa 26. Ijambo ry'Imana riravuze ngo umukiranutsi wiyorosha imbere y'abanyabyaha ameze nk'iriba ritobamye, ni isoko yandujwe. 27 haravuze ngo si byiza kurya ubuki bwinshi, kandi icyubahiro abantu bishakira si cyo cyubahiro nyakuri. Mwakira ijambo ry'Imana. Haleluya. Iryo jambo ry'Imana turarisanga mu Migani ibice 25 ku murongo wa 26. Ijambo ry'Imana rivuze ngo umukiranutsi wiyorosha imbere y'umunyabyaha ameze nk'iriba ryanduye, kandi ngo ni isoko igize gute yandujwe. Rero 2025 Imana irashaka abakiranutsi. 2025 Imana irashaka abantu bavuga icyubahiro cyayo by'ukuri. 2025 Imana irashaka abavuga butumwa bayihamya by'ukuri. 2025 Imana irashaka abaririmbyi baririmba by'ukuri. 2025 Imana irashaka abahanuzi bahanura mu kuri no mu mwuka. 2025 Imana ikeneye abantu bazamura ihema ry'Imana, bazamura icyubahiro cy'Imana, hanyuma bakavuga gukomera kw'Imana, kuko nubwo hari ab'umwanzi na 24 yatwaje igitugu, ariko birakwiye ko 2025 mu bantu Imana yahamagaye mu itorero habonekamo impinduka, izina ry'Uwiteka rigahabwa icyubahiro, abantu bagahaguruka tugakorera Imana, abantu bagahaguruka tukavuga Imana, abantu bagahaguruka tugahamya Imana, abantu bagahaguruka tukavuga gukomera kw'Imana, kuko uko biri kose twasomye ijambo rivuga ngo umukiranutsi wiyorosha imbere y'icyaha niwe muntu ijuru rinenga, niwe muntu ijuru rireba ntirimwishimire. Ariko umuntu urinda ibyo kwizerwa, umuntu ufite agakiza k'umwimerere, umuntu wagumwe uko yahamagawe, mwene uwo muntu iyo mu ijuru bamubonye mbega bamufata nk'izahabu idapfa kuboneka mu kirombe icyo ari cyo cyose. Umukiranutsi na 25 Imana irimo kuvuga ko ameze nk'izahabu imbere y'iki y'Imana. Yesu nashimwe. Umukiranutsi na 25 Imana irimo kuvuga ko ari umuntu Imana yari mu gihugu cyo mu ijoro ifiteho, haleluya,
ifiteho ububasha kandi imurinze amanywa n'ijoro, nubwo intambara ari nyinshi, nubwo amakuba ari byinshi, nubwo ibigerageza ari byinshi, ariko birakwiye ko iyera yo mu gihugu cyo mu ijoro irinda umukiranutsi kuva ku wa mbere kugera ku wa kabiri, hanyuma bikazamuka kugera ku wa gatatu, ndetse ku cyumweru bikarenga, ukwezi kukageramo, bigafata umwaka, izina rye rigahabwa icubahiro. Yesu nashimwe. Mukiranutsi ni umuntu udasanzwe imbere y'Imana. Mukiranutsi ni umuntu Imana ireba ari mu gihugu, hanyuma Imana ikamwitegereza ikamwishimira. Umukiranutsi ni umuntu warinze ibyo kwizerwa. Umukiranutsi ni umuntu ugaragaza icyubahiro cy'Imana mu myicarire, mu mivugire, mu myitwarire, cyangwa se rimwe na rimwe mu butumwa Imana imuhaye, akavuga ukuri kw'Imana mu buhanuzi bwe cyangwa se mu ijambo. Uwo niwe mukiranutsi Imana igize gute? Ishaka, yemera. Hari abantu bavuga ijambo rero bakagabanya cyangwa bakongera, ariko birakwiye ko tuvuga ijambo uko riri. Ni nako kuri kw'ijambo rivuga ngo uvuga ijambo uwo ari wese ntihagire icyo agabanya cyangwa ngo yongere. Birakwiye ko tugomba guhamagara Mwuka Wera w'Imana akaba muri twebwe, agahagarara muri twe, hanyuma akaduha guhamya iby'ubwiru bw'iki bw'Imana, izina ry'Uwiteka rigahabwa icubahiro. Hari ingero nyinshi z'abantu bagize gute? Barinze ubuhamya. Hari ingero nyinshi z'abantu bakiranutse. Hari ingero nyinshi z'abantu Imana yabonye, hanyuma imaze kubabona, hanyuma irangije nayo ibavugaho, imaze kubavugaho irabarinda. Urugero rwa mbere, Yesu nashimwe. Lazaro ubwe yararwaye, yenda gupfa, agira mu buryo bwo kugira gute, agira mu burwayi bukomeye. Lazaro ararwara, Lazaro agera kure, bashiki be babibonye baravuga ati nubwo Yesu w'i Nazareti adahari, ariko reka dutume intumwa igende imutubwirire ibyabaye hano imuhira. Hanyuma intumwa irahaguruka. Intumwa imaze guhaguruka iragenda isohoza ubutumwa, ariko ngo Yesu amaze kubyumva, ngo hanyuma ahindukiye arebye aho Lazaro aryamye cyangwa se aho arwariye, Yesu aravuga ngo ntabwo ndi buze kumwatuza. Ahubwo Yesu arangije abwira intumwa, aravuga ngo genda ubwire bashiki ba Lazaro ko indwara, haleluya, indwara arwaye, Yesu nashimwe, ntabwo ari yo kumwica, ahubwo niyo kugira ngo icyubahiro cy'Imana cyerekanirwe muri we. Umuntu w'Imana rero, Yesu nashimwe, igihe kijya kigera, cyamara kugera, Imana ikururuka kubwo kubana nawe. Ibigerageza ari byinshi, intambara ari nyinshi, Imana ikururuka ikamuhamiriza aho abantu batari bazi ko itamuhamya kwa gaciro ko kubana nawe. Yesu nashimwe. Ngo igihe kigeze, Yesu nashimwe, igihe kigeze ngo Yesu arisibiza kubwo umuntu warinze ubuhamya. Umuntu warinze ubuhamya ijuru riramuzi, umuntu uvuga ibinyoma ijuru riramuzi, umuntu ubeshya ijuru riramuzi. Ngo hanyuma ijuru rirahaguruka. Rimaze guhaguruka ngo Yesu ariyizira, amaze kuza aravuga ngo hari ikintu ngiye gukora. Ngo ariko ngo ageze mu nzira, Yesu nashimwe, avuga ijambo rikomeye. N'ubundi Yesu yarasanzwe abana na se, n'ubundi Yesu yarasanzwe ari inkoramutima y'Imana, n'ubundi ubonye umwana aba abonye na se. Ngo ariko ngo Yesu ageze mu nzira, agiye ku muntu warinze ubuhamya, nubwo yageze mu cyiciro cyo gupfa, ngo Yesu ngo avuga ijambo rikomeye. Arangije aravuga ngo ndabizi ko usanzwe unyumva. Haleluya. Aravuga ngo ndabizi ko usanzwe ugeze gute? Unyumva. Yesu nashimwe. Ndashimira Imana ivuga imirimo n'ibitangaza. Ndashimira Imana na finali kwigihaguruka igakora, izina ry'Uwiteka rigahabwa icubahiro. Yesu arangije aravuga ngo ndabizi ko usanzwe ugeze gute? Unyumva. Ariko yavuze amagambo abiri. Ijambo rya mbere yaravuze ngo before tasire, Yesu ubwe ahagurutse agiye ku nshuti ye, agiye ku muntu warinze ubuhamya kuri Lazaro, agiye ku muntu hanyuma ijuru rireba rikamwishimira. Yarahagurutse ari mu nzira arimo kugenda, arangije aravuga ngo ndabizi neza ko yego usanzwe unyumva. Ariko arangije aravuga ngo
hari ikintu ukwiye gukora ukagikorera aba bantu bangose kugira ngo izina rye rihabwe icyubahiro. Rero umuntu warinze ubuhamya ajya atungurana Karine. Umuntu warinze ubuhamya hari igihe amakuba atera, hanyuma abandi bakabona ko ari ibyago, ari amakuba menshi cyangwa ari intamba cyangwa se ari ibyaha byinshi, ariko hari igihe Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru iba yamuritseho akanya gatoya. Abantu benshi babonye ibyabaye kuri Lazaro, haleluya, abantu benshi babonye ibyabaye kuri Lazaro bagize ngo ni ibyaha byinshi. Abandi baravuga ngo uko biri kose Lazaro yari inshuti ya Yesu, none uko biri kose yabeshyaga, yamuryaryaga, none ageze no mu rwego rwo gupfa. Ariko igihe kijya kigera Yesu akisibiza. Iyo yisibije kandi akaza hanyuma yisibije, nubwo ibyo biba byanutse, hari igihe iyo hageze bihumura rw'agaciro k'ijambo ry'iki cy'Imana. Yesu nashimye. Urundi rugero, Abisiraheli barinze ubuhamya, Imana ibavugaho bageze ku nyanja itukura, hanyuma Farawo arabakurikira agira ngo ari bubicire hariya kwiriya nyanja. Abisiraheli barebye hanyuma iburyo babona imisozi ni miremire, barebye ibumoso basanga imisozi irabasumba, barebye imbere basanga inyanja hanyuma irahorera imeze nk'amaraso. Hanyuma barangije bahagararaho bameze nk'abantu bagiye gupfa. Ariko mwaho hantu cyangwa se mwako kanya harimo igisubizo cy'Imana, harimo ubutabazi bw'Imana. Hanyuma iyera mu gihugu cyo mu ijoro irangije ubwo aravuga ngo aba bantu njye ubwanjye, haleluya, aba bantu, aba Bisiraheli ninjye nabakuye muri Egiputa, ntabwo nakwemera ko umwanzi abicira aha, ahubwo kwinyanja ndi buhiheshereze iki icyubahiro. Rero umuntu wese warinze ubuhamya 2025 ndagira ngo mbatangarize ko nubwo bikomeye, nubwo bigoye, nubwo bikomeye, nubwo intambara nyinshi, nubwo ibyorezo ari byinshi, ariko 2025 buri muntu wese warinze ubuhamya hagiye kuhacana umucyo, kandi umuntu utararinze ibyo kwizerwa hagiye kwihurira nayo, kuko niyo ifite ubasha n'ubushobozi mu kiganza cyayo. Haleluya, Yesu nashimwe. Iri jambo rya hasi riravuze ngo si byiza kurya ubuki bwinshi. Hari igihe abantu Imana ibasubiza bakibagirwa Karine, hari igihe abantu Imana ibagirira neza, hanyuma icyubahiro kikagenda kikarenga, bakibagirwa ko Imana ariyo yabikoze, hanyuma bakirengagiza ko kurya ubuki bwinshi birimo kuvuga ngo Imana, hari abantu batapfiriye mu butayu ariko bageze mu mihanda y'ibisubizo hanyuma baribagirwa bapfiramo. Birakwiye ko rero bidakwiye ko tukwiye kurya ubuki bwinshi ngo twibagirwe, ahubwo igikwiriye ko ni ukuba turi imbere y'Imana tuzi ko ibyo yakoze n'icyubahiro cyayo ari ibyayo, kugira ngo izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Yesu nashimye. Kwiri rya nyuma riravuze ngo kandi icyubahiro abantu bishakira si cyo cyubahiro nyakuri. Yesu nashimwe. Dukorera Imana, tugendana nayo, turi bugufi bwayo, turi mu nzira zayo, bikwiye ko icyubahiro cy'Imana tuyigiha amanywa nijoro. Abantu icyubahiro cy'Imana barakiyambuye, ariko turi hano, turi mu iri jambo ry'Imana. Hari abagabo batakinyuzwe n'abagore babo, hari abagore batakinyuzwe n'abagabo babo, hari abavuga butumwa bavuga ngo iravuze kugira ngo bahaze hanyuma bahaze inda zabo. Hari abantu benshi mu matorero ntavuze amazina, hanyuma bakora ibyo amadini abasaba, bagakora buri kintu cyose, bagakora igishoboka cyose, hanyuma bagatanga ibitambo byose, bagatura amaturo yose, ariko ngo kugira ngo abantu bagire gute bababone cyangwa se babarebe. Ariko igikwiriye, birakwiye ko nasomye ijambo rivuga ngo birakwiye ko mukwiye gutunga. Haleluya. Birakwiye ko mukwiye gutanga imibiri yanyu ikaba ibitambo byera bizima bishimwa n'ikintu Imana, aba ariko kwikora kwanya kugize gute ngo kwiriye. Birakwiye kuva kuri buri muntu wese, kuva ku muvugabutumwa, ku muhanuzi, ku mushumba, ku badiyakoni, ku barimu. Birakwiye ko icyubahiro cy'Imana tugifata tukongera tukicara mu iyi minsi ya none, aho icyubahiro cy'Imana twakiyatse tukakiyambura,
ahubwo muri iri sengesho turimo gusenga muri iyi minsi tugasa nk'abantu barimo kuvuga ngo hari rya jambo ryo kwininira, hanyuma tukininira, hanyuma twamara kumenya ko icyubahiro cy'Imana twayicyatse, hanyuma twarangiza tukagira gute, tukayibwira ngo duciye bugufi. Nicyo kintu Imana ishaka. Yesu nashimye. Ariko se ntiwibuka ko Imana yitegereje umugaragu wayo Yesuwa, Abisiraheli barimo kuva muri Egiputa, Yesu ibice 5 ku murongo wa 2. Imana ubwayo yarebye Abisiraheli ibona ko nubwo barimo kugenda ariko bayobye cyangwa se batannye cyangwa batari mu nzira zo gukiranuka, nubwo bagendaga. Yesu nashimye. Nubwo bagendaga, nubwo bakoraga imirimo yose, ariko ijuru ubwaryo, Imana ubwayo yarabitegereje ibona ko barimo gukora ibyangwa n'amaso yayo. Hanyuma irangije ibwira umugaragu wa Yesuwa, namubwira ngo noneho genda umanuke ubwira Abisiraheli bacebwe bwa kabiri. Birakwiye ko gahunda iriho tukwiye gucebwa. Haleluya. Birakwiye ko gahunda iriho tukwiye kugarura Imana icubahiro, izina ry'Iteka rigahabwa icubahiro. Ijambo ry'Imana ubwayo icyo ryari rishatse kuvuga ngo waruvuze ngo haracyariho imbabazi z'Imana ziracyahari, kandi Imana yicaye ku ntebe y'imbabazi. Buri muntu wese aho ari hirya no hino birakwiye ko aguye kugarukiraho, hanyuma akagarura icubahiro cy'Imana, hanyuma agacira Imana bugufi, hanyuma izina ry'Uwiteka rigahabwa icubahiro. Hanyuma Yesuwa akimara kubwira Abisiraheli by'Imana imubwiye. Yesu nashimye. Yesuwa ibice 5 ku murongo waho, hanyuma wa 2 ukamanuka ukagera ku murongo w'9. Hari ijambo ribivuga neza. Abisiraheli bamaze gukora icyo Imana ibasaba, ibategeka, bamaze gutunganya imitima yabo, bamaze guca bugufi, bamaze kubaha Imana, bamaze kumva icyo Imana ibasaba, bamaze gukura ibishimwa mu bigaho, bamaze kwatura icyaha n'igisa nacyo. Hanyuma Imana yarurutse ibonye imitima yabo ko bamaze kuba abere, hanyuma Imana ubwayo yaramanutse iravuga. Yesu nashimye. Ubundi ikintu Imana ibikeneye ni uguca bugufi kwa muntu wese. Yesuwa ibice 5 ku murongo w'9, Uwiteka avugana na Yesuwa ariko abwira Abisiraheli, aravuga ngo nonaha Abanyegiputa mbakuyeho igisuzuguriro. Yego, aravuga ngo nonaha ngaha mbakuyeho igisuzuguriro Abanyegiputa babasuzuguraga, ngo nico gitumye aha hantu k'uyu musozi ngo hiswe Gilugari na bugingo no. Birakwiye ko dukwiye kubaha Imana, tukayubahisha, izina ry'Uwiteka rigahabwa icubahiro, ubwami bw'Imana bukagana. Ubundi gahunda no gushyira mu bikorwa icyo Imana igize gute idushakaho. Gahunda no gushyira mu bikorwa icyo Imana idusaba. Abavuga butumwa no gushyira mu bikorwa icyo Imana igize gute ibasaba. Abahanuzi no gushyira mu bikorwa icyo Imana igize gute ibasaba. Abashumba no gushyira mu bikorwa icyo Imana igize gute ibasaba. Abapasiteri no gushyira mu bikorwa icyo Imana igize gute ibasaba. Haleluya. Kuko bakimara kwiyanzuza cyangwa bagaca bugufi imbere y'Imana, igisuzuguriro bari bafite, igisuzuguriro bari baravanye muri Egiputa, igisuzuguriro cyo gusuzugurwa imbere y'abanzi babo, bamaze kubaha Imana, bamaze kumva icyo Imana ibasaba, bamaze kumvira n'umuntu w'Imana. Ijuru ryarurutse rimaze kururuka, hanyuma rirababwira ngo aka kanya mbakuyeho igisuzuguriro. Natwe rero aho turi hirya no hino, kubwo gukorera Imana, kubwo kumvira Imana, kubwo kugendana n'Imana, kubwo kumva icyo Imana idusaba, Imana idukureho igisuzuguriro, ibakureho igisuzuguriro. Abantu bavugaga Imana nabi bongere bahindure, hanyuma tubisoko rizima, kuko twasomye ijambo rivuga ngo umukiranutsi wiyoroshya imbere y'umunyabyaha. Haleluya. Umukiranutsi wiyoroshya imbere y'umunyabyaha, ijuru rimo kumubona nk'iriba ritobamye. Imana iturinde kuba iriba rigize gute ritobamye. Abahanuzi Imana ibarinde kuba amariba atobamye. Yesu nashimwe. Abaririmbyi Imana ibarinde kuba amariba atobamye. Hanyuma abitorero, amatitire yose, hari abantu bavuga ngo iravuze itavuze, hari abantu barimo kujya ku macano hanyuma bakavuga ibyo bashaka, ariko icubahiro ni icy'Imana iminsi yose.
Haleluya. 2025 Imana irimo gukena abantu babivuga neza, irimo gukena abagore bayivuga neza, kuko ijambo ry'Imana, ukuri kw'ijambo ry'Imana rivuga ngo umugore uvuga iby'ukuri by'ijambo ry'Imana ntabwo aba akiri umuntu uciriritse, ahubwo aba ari umugabo wo guhamya Kristo ko ari umwami n'umukiza. Yego nubwo hari igisate kimwe cyo kuba ari umugore imuhira iwe, ariko umuntu wamaze kumenya icyo ijambo ry'Imana rimusaba rivuga, akaba ari umugore imbere y'Imana, aba ari umugabo urimo kuyihamya. Abantu rero bo kwiyambura icyubahiro, abantu bo kuvuga ibyo itavuze, ahubwo nibaze dushakashaka icyubahiro cy'Imana, tuyibwire ko twateshutse, tuyibwire ko twayobye, tuyibwire ko twayisuzuguje, hanyuma yongere isubize inkota mu rwubati, hanyuma tugarukeho bundi bushya kugira ngo izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Kuko narayisenze irangije irambwira ngo impamvu izi nsengero zifunzwe ntabwo ari abayobozi bazifunze, nta bwami bwose bubaho hanyuma Imana itagize guterata itabwemeye, ahubwo Imana ijya ibakoresha hanyuma igakora ibyo ishaka. Imana ubwo irangije iratubwira ngo turimo gusenga ahantu hamwe, iratubwira ngo ninjye nafunze isengero kubw'akajagari kari kageze gute, kari kariho. Aka kanya rero abantu batarimo gusengera mu kajagari, abantu barimo gusenga bashaka icyubahiro cy'Imana, n'ubundi barimo gusenga by'ukuri. Nta nubwo kandi umuyobozi wacu, nta nubwo Excellence yigize yanga abantu basenga, ahubwo abantu basenga by'akajagari nibyo bintu yanze. Haleluya. Yesu nashimwe. Amen. Turashimira Imana. Imana n'umutunzi imbabazi, kandi turashimira Imana ku bw'aka kanya. Ijambo ry'Imana rirahembura, ijambo ry'Imana rikora iby'imbaraga, ijambo ry'Imana ni isoko ihembura umugenzi wari wese. Ijambo ry'Imana ni umutsima utera imbaraga. Ijambo ry'Imana ryigize rigera ku murwayi ku kidendezi Betisayida, hanyuma rihamukura imiryango itahageze. Natwe turashimira Imana ko ijambo ry'Imana ryaduhinduye, ijambo ry'Imana ryatugize abaragwa b'ubwami bw'Imana, ijambo ry'Imana ryatugize ab'igiciro, ijambo ry'Imana abantu baryubaha bakaryumva. Erega ijambo ry'Imana ryaratwubakiye, ijambo ry'Imana riduha kubyara, ijambo ry'Imana rirahindura, ijambo ry'Imana rifata uwari umusambanyi rikamuhindura, ijambo ry'Imana rifata uwari umujura rikamuhindura, ijambo ry'Imana rikora ibintu by'imbaraga. Yesu nashimwe. Haleluya. Ijambo ry'Imana ubwaryo ryaratubyaye, ritugira abo dukwiye kuba bo. Ijambo ry'Imana ritugira bashya, kandi wigize kubivugaho uvuga kuntu twari mu isaho y'ibyaha, ariko turashimira Imana tumaze kumva ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ryaratubyaye. Haleluya. Ijambo ry'Imana ridukura mu byaha, ijambo ry'Imana ritugira abazima. Erega buriya n'ukuntu umuntu agenda ahumirije, ariko iyo umuntu amaze kumva ijambo ry'Imana akarikomeza ntirice mu gutwi ngo rihinguke mu kundi ngo ryigendere, akaribika ku nkingi z'umutima we, ijambo ry'Imana riramubyara, ijambo ry'Imana rikamugira undi muntu udasanzwe. Rero turashimira ijambo ry'Imana ko ryatubyaye, ijambo ry'Imana ryatugize abaragwa b'ubwami bw'Imana. Ijambo ry'Imana turarishimiye ku bw'aka kanya. Buri muntu wese ubyumva, umuntu wumva ikiganiro, umuntu wumva ukuri kw'ijambo ry'Imana, yumve ko ijambo ry'Imana ari ubuhanuzi butavangiye. Ijambo ry'Imana ni isoko buri muntu wese yibonamo. Ijambo ry'Imana ni nka miriwari umuntu yiroreramo, hanyuma akamenya icyiciro arimo. Hanyuma ku bw'aka kanya n'iyi saha, buri muntu wese mukanguriye kubwo kwiyumva cyangwa se kubwo kwibonera mu ijambo ry'Imana, hanyuma ijambo ry'Imana akajya ryiroreramo amanywa n'ijoro. Yaba ari mu kazi akamenya ko ijambo ry'Imana ari ryo rya mbere, yaba ari mu buzima bwa buri munsi akamenya ko ijambo ry'Imana ari ryo rya mbere, kuko ijambo ry'Imana ryakoze ibidasanzwe ku muntu wese. Turarishimiye
kuko ijambo ry'Imana ribasha gukura umuntu ku cyiciro kiri hasi hanyuma rikamuzamura rikamutereka ahandi hantu. Abantu ijambo ry'Imana rizamuye ariko bageze imbere baribagirwa. Bivuze ngo kwibagirwa ni ikibazo. Gahunda ni ukuba maso, Imana ikaturinda kwibagirwa, ariko tukanashimira Imana yamenya hidukura ikabizi naho itujyana. Rero iri jambo ry'Imana turarishimiye kuko ubwaryo rifite gisunika muri twebwe. Imana nibishimirwe kubwo kuri kw'ijambo ry'Imana. Turagushimiye uri Uwiteka, niryo zina ryawe. Uri umubyeyi mwiza, uri inshuti nziza, uri umwami w'abami, uri Imana isumba byose, uri Eridonai. Haleluya. Uri Elishadai, kandi uri Imana y'amaboko, uri Imana ishoboye, uri Imana ihambaye, uri Imana yaka nk'inyenyeri yo mu ruturuturu rwa mu gitondo. Uri umubyeyi wabanye natwe. Turagushimiye ko wabanye natwe muri iki kiganiro. Turagushimiye ko wabanye natwe mw'iri jambo. Turagushimiye ko ari uzi ibyahembura imitima y'ubwoko bwawe. Turagushimiye ko ari wowe uzi ikibanza ukamenya n'igiheruka. Izina rye ntihabwe icubahiro. Kandi ndagushimiye ko uyu mujakazi wawe ubwoko bwawe bangiriye icyizere hanyuma bakantumira kubw'ukuri kw'ijambo ryawe. Iri jambo nirigende ryambuke, iri jambo nirigende ribyare, iri jambo nirigende rikore ibintu n'ibitangaza, iri jambo nirigende rikore ibyo urikwiye gukora, iri jambo nirigende rihindura imitima Uwiteka y'abantu batabashaga guhinduka. Iri jambo niritunganye imitima y'abantu bibagiwe. Iri jambo nirikize abarwayi. Iri jambo Uwiteka niryongere rikore ku maso abari basinziriye. Iri jambo niryongere rikore ku matwi y'abantu bizibye amatwi. Iri jambo Uwiteka Nyiringabo Imana rizure buri muntu wese wumva iby'umwuka abwira amatorero, kugira ngo izina rye rihabwe icubahiro. Turagushimiye kubw'uyu munsi wa none. Ntabwo twasaba tudasengeye igihugu cyacu, turagisengeye. Uwiteka atanga amahoro, umutuzo, umutekano, tanga agakiza izina rya Yesu. Amatorero turabasengeye. Ubwo umwanzi Satani wera wa Isiraheli yahagurutse, Uwiteka Nyiringabo Imana, insengero zigafungwa, ariko Mwuka wera w'Imana akomeza atembere mu bantu, akomeza abe mu bantu, akomeza agume mu bantu, kugira ngo izina rye rihabwe icubahiro. Nuturinde kwibagirwa, ahubwo duhe kuba maso. Ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ishimwe. Turashimira Imana ko yabanye natwe, kandi nawe Imana iguha umugisha. Nkwiko bisimbere mishurirwe rwose, wishurirwe rwose yuko Imana ari yo mutunzi w'imbabazi, yuko Imana ari urukundo igukunda. Imana ishimwe rutagira ingano ku buzima bwawe, ntabwo rurangira. Wongere wizere Imana yuko Imana igukunda, yuko Imana igufiteho umugambi mwiza rutagira ingano. Imana ishimwe yuko Imana ari urukundo rutagira. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Haleluya. Reka twongere kumva ko Imana idufitiye urukundo, kandi Imana ikomeje kutugiraho umugambi mwiza, kandi ari igikurikirana mu buzima bwacu mu izina rya Yesu. Amen.